ibihe byiza cyane kuri dukurikiye. gaze iyi dukoresha duteka, dukoresha mu buryo bwo guteka, ikomeje kugenda yangiza abantu batari bake muri iyi minsi ya none. Uko abantu bareka gutekesha amakara niko barushaho kugenda bakoresha gaze ari benshi, bikaba rero impanuka za gaze zikomeje kwiyongera, zitwara ubuzima bw'abantu, abandi zibahindura mu maso, ugasanga nyine nk'uwahiye mu maso zimuteye icyasha gikomeye cyane. Uyu mukobwa murimo mubona kuri sikirini, uyu mukobwa yababaje abantu benshi cyane, yitwa Divine. Yahiye atwitswe na gaze iriya nini, kuko urabizi ko habaho gaze zino ntoya zikoresha ikibiriti ujya gucana, hakaba n'izindi zidakoresha ikibiriti nazo nini, ariko hari na gaze nini bisaba kuba uyikoresha ari uko ufite ikibiriti. Uyu mwana w'umukobwa rero Divine yigaga muri kaminuza mu mwaka wa 2023, hanyuma mu gitondo kimwe aza kubyuka agira ngo ajye ku ishuri, ariko abyuka asa nkaho yakerewe. Hanyuma ngo icyo yakoze, yafashe ikibiriti kugira ngo agende anyweye icyayi, hanyuma ashyiraho gaze, arangije agira ngo nyine ashyireho gaze, hanyuma acana umwambi. Ariko mu gucana umwambi ngo yumva gaze irimo irasamira, hanyuma muri kwa gusamira aravuga ati buriya ntago yagize cyane, arongera arafunga arakaza neza, arangije acana umwambi nk'uko bisanzwe ashyiraho. Hanyuma kwa kundi uba ucanye umwambi, gaze imaze kwaka, wa mwambi yasigaranye mu ntoki wahise ufatisha inkongi, gaze iramutwika nk'uko ubibona. Urabona uko yari ameze mbere, urabona ubu yaragiye aba mu bitaro, hanyuma ubu nibwo nyine yongeye kumera neza, nubwo nyine mubona ko asa nk'uwiyakiriye, mu maso yarangiritse ukuntu. Gaze ni ikintu kibi cyane, tugiye kuyivugaho rero, turebe imikoreshereze yayo. Ese wowe uyikoresha ute? Ese ujya ugira amakenga yo kubanza gucunga kureba ko gaze yawe itari iri gusohoka ngo ube yaguteza impanuka nk'izi ngizi? Gaze isigaye yica abantu cyane. Ku mbuga nkoranyambaga uyu Divine rwose hari amafoto yagiye agaragaza, akerekana mbere uko yari ameze, hanyuma akagenda yerekana n'ubu ngubu uko ameze. Aya mafoto rero ku bari bamuzi, yiga muri kaminuza mu mwaka w'2003, rwose yababaje abantu kuko ntago yarakundaga kugaragaza ubuzima bwe. Rero nyuma yo kuvurwa igihe kitari gito rwose, nibwo amafoto ye yongeye kugaragara. Rwose abantu biganye, abantu bari bamuzi, rwose bibatera agahinda. Ari nayo mpamvu rero abantu benshi bakomeze kugenda bavuga ku mbuga nkoranyambaga bati rwose gaze, mbese nyine ukabona ko abantu byabakoze ku mutima cyane. Ni inkuru rero ubona ko yababaje abantu batari bakeya, ariko nyine gaze niko itwika, niko abantu benshi igenda itwara n'ubuzima bwabo. Abandi bakamuhinduka nk'uyu nguyu nyine, bakangirika mu isura cyane, ugasanga ni ikibazo gikomeye. Ariko se twebwe haba njye nawe dukurikira iki kiganiro, ese gaze ubundi birakwiye ko uyikoresha nta makuru uyifiteho? Buriya hari icyo tugomba, yego ndabyemera ko
mu buzima ikintu Imana yateganyije ko kigomba kukubaho ntacyo wahindura. Imana yarateganyije ko bizakubaho, nyine biba bigomba kukubaho. Ariko se nanone niba ibyo bintu abantu benshi tuzi ko gaze bisaba gucunga, tugomba no kujya tugira amakenga. Niba ukoresha gaze, menya uburyo ugomba kwitwara, menya uburyo ugomba kuyicana udafite huti. Banza ucunge neza niba rwose gaze yawe itari kuva cyangwa se itari gusohokamo, hanyuma ubicunge neza. Hari utundi dukoresho bakoresha kugira ngo barebe gaze niba mu nzu itasohotse cyangwa se gaze aho wayiteretse itavuye. Utwo dukoresho natwo wagenda udushaka, tukagufasha gutuma umenya amakuru ko gaze yawe itari kuva, ukabasha kuba wayikoresha mu buryo bwizewe. Rero buriya niba ukoresha gaze, iki kintu rwose buriya nk'uko njya nkunda kubibabwira kuri iyi cano, ikintu cyose gishobora kwangiza ubuzima bw'umuntu, ikintu cyose gishobora kuza kikaba cyatwara amagara yawe, icyo kintu rwose tuba twagiye tugerageza kukivuga, nubwo ntacyo wahindura kugira ngo ukureho ibyo Imana yaguteganyirije, ariko nawe hari uruhare uba ugomba kugira mu buryo bwo kwita ku buzima bwawe. Rwose ibi bintu niba urimo utwumva ukaba uri kureba iki kiganiro, uyu mukobwa Divine yarabyutse rwose mu gitondo, bya bindi by'abanyeshuri, ahita acana umwambi. Ariko no kujya kuwucana yumvise gaze isamira, ariko ntago yabyitayeho ngo yarongeye arayifunga. Nyine ntiyanavuga ati ubu yakwiriye reka nsige mpinguye nk'amadirishya cyangwa se idirishya, hanyuma njye ku ishuri, wenda nze kuza no kuba nanywa icyayi. Ibyo ntabwo yari kubitekereza, ariko yahise we arasa umwambi. Amaze kurasa umwambi acana gaze, wa muriro usigaye kuri kwa mwamba asigaranye mu ntoki niwe wahise umukongeza isura, ahinduka gutya. Rero urabona ko rwose uyu mwana w'umukobwa yababaje abantu batari bake. Nanjye rero mu kubona aya mafoto akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, kubona ibitekerezo by'abantu benshi bagiye bandika bavuga bati rwose umwana w'umukobwa aratubabaje, ariko hari n'abandi benshi, ingero nyinshi zirahari z'abantu bagiye batwikwa na gaze, kandi ukabona ni ibintu biteye ubwoba cyane kubireba, nawe rwose ukaba wanikanga, kuko gaze itwika nabi, yica nabi. Gaze yica nabi. Niba uri kutwumva ukaba ukunda kubana natwe, nkugiriye inama mu mikoreshereze yawe ya gaze, ujye ubasha kumenya uburyo uyikoresha, ugire amakenga. Njye nahisemo gukoresha amakara, kuko impamvu nkubwira iki kintu nuko mfite noneho njyewe umuntu w'inshuti yanjye ndetse wa hafi cyane, nawe watwitswe na gaze nk'uku nguku. Yewe ndanabibona bintera ubwoba cyane kuva icyo gihe. Ikintu cyitwa gaze, nubwo ntabwo nakubwira ngo uyireke ngo ukoreshe amakara, ariko nyine nawe icyo usabwa kumenya ni uko ugomba kurushaho kumenya imikoreshereze ya gaze, ukabasha kwitwara neza mu gukoresha gaze yawe, ukajya ubanza ugacunga niba gaze itari kuva, ukabona kuba wayicana mu buryo bwiza cyane. Gaze yica nabi rero, abantu mugomba kugira amakenga mu kuyikoresha, ukabanza gusuzuma ibyo byose, ukareba niba gaze itangiritse. Rero iki kiganiro ukigeze ku bandi ukoze share, kugira ngo duhane amakuru ku mikoreshereze ya gaze, tubashe kumenya uburyo tugomba kwitwara mu gihe dukoresha gaze, hanyuma tubungabunge amagara yacu. Kabishe ko kuri iyi cano intego yacu niyo kubungabunga amagara,
ubuzima bwawe, ubuzima bwanjye ni byiza ko tubwitaho, ni byiza ko wita ku buzima bwawe kubera ko ubuzima burahenda rwose. Ntukarangare mu mikoreshereze ya gaze, ntukarangare mu gukoresha gaze ngo ubashe kubica amazi, birinde bituma wamera gutya cyangwa se n'ubuzima bwawe ngo buhatakarire. Twandikire muri comment nawe utubwire uko wabonye iyi nkuru, hanyuma ushobora no kuba wari wabibonye n'ahandi hagiye hatandukanye, kuko iyi foto y'uyu mukobwa yageze ahantu henshi mu mbuga nkoranyambaga. Niyo mpamvu natwe tuyivuzeho, kandi bifitanye isano no kuba wabungabunga amagara yawe, bifitanye isano n'uburyo ugomba kwita ku mikoreshereze ya gaze kugira ngo itakugiraho ingaruka. Ngaho kora subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro tugenda tukugezaho ubashe kugenda ubibona mu bantu ba mbere. Ngaho mukomeze kugubwa neza.